iyo yayabuze arasara mu mutwe oya nk'ubu nkanjye na Nzovu kubera twamenyereye gukora ku dufaranga duke twayutse iyo nabuze n'igihumbi ku mufuko nawe naguze indaya yamenyereye uburaya nose urajya gufata indaya imaze imyaka 10 cyangwa 20 mu buraya hari ubijyamo kambira ngo uwo nguwo ngo uzamukura mu buraya ngo yubake urugo ni amagambo yaba amakuvure naraguze bamwe ko naguze na matera y'abashyitsi se oya amaye numbwire ubu Nzovu aramutse ageze iwanjye yavuga iki ubu nta kintu yavuga ubundi impamvu natinyaga ko Nzovu yazi iwanjye nuko ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda amazina ni Baby Nessa murabizi ko ngiye rero ibintu mba mbakorera no kugenda mbatungurira abantu ndeba aho bari ubuzima bwabo uko bugiye bumeze uyu munsi rero nongeye njya kureba yakamwana ngiye kumugwa wembwiye ko yavuye kugura ibikoresho byo mu nzu noneho ubu ngiye kumugwaho mbibereke ndebe ibyo yaguze niba ari intebe niba ari amarido nshaka kumenya ikintu avuye kugura kuko yambwiye ko ngo avuye kugura ibikoresho so bana natwe tujye kumugwaho bimeze bite mwana nambwiye kuvuye kugura ibikoresho akira ako uzajya unegera mu muhanda wowe mwabibonye ibyo avuye kugura none ntiwabimbwiye kuri telefone bimeze gute se ahubwo tereka hasi shaka tuganire tereka hasi va muri ibyo ngibyo uvuye kugura imeza se ameza noneho niribuyo babanza baravuga iki akira nyine aya meza noneho nguse niribuyo uziko nari nzi ko uvuye kugura nk'intebe iki nari nzi ko uvuye kugura nk'intebe oya intebe ntabwo ndabona amafaranga ariko mbanje kugura akameza kuko nari mfite intebe nyeya ariko navuze ati reka mbanze ngura akameza urabona aka kameza ni sawa 60 utagira ngo ni zambaho zisanzwe y'iniribuyo tagira ngo ni bya biti byavoka twatumeza twiwanyira hepfo iwacu suzi imeza yacu twatumeza twira hepfo wanyu twimbaho z'intusi iyi naho yajya koraho wagira ngo ni icyuma iyi niribuyo waturikije umuzungu iyi niribuyo original n'amafaranga yawe se ngo ngwiki nayawe amafaranga yariyo yose ngiye mfite aba diaspora nababwiye mfite support ejo cyangwa ejo bundi muzagera iwanjye muzasanga none mfite intebe zagaze nk'ibihumbi nka 400 saro yose ubu ngubu ugiye kwimeza neza nzajya ngenda mpindura gake gake ngenda narababwiye nimara gushaka umugore nzatangiza udukoresho dukeya yego ariko ibindi bizagenda biza gake gake sinangiriye kuri iyi meza nyuma y'amezi 2 zaba nahinduye uzaba waguze iki cye kindi uzaba waguze iki ko nabwo nzakugwaho ko nawe keretse nutabimbwira ngiye kugura na flatisi oya ngiye nicara iwanjye ndi kureba n'ibiganiro nakoze ko tuduca no twa asundi ureba ibiganiro wakoze ureba ibiganiro wakoze abantu ngo baragenda ngo bavaje ngo aya meza nindi uyafite muri bangahe ribuyu koraho wumva ari koraho wumva Nzovu none nushaka wicare ariko none Nzovu zagira nushaka wicare ni ribuyu Nzovu ugiye kuzagira icara ku meza wumve sha cara ku meza ndabona wabaye umuke ariko rero mbabare udasurira ku meza yanjye ameza bayariraho no kwicara ku meza namakuru none se kuno ameza bayariraho nago bayicara nese unyicaje se unyicaje iyi niribu yari kwirahanagurwa nago ari nka twatubaho twirahe nose undi umuntu asuye wari ikibazo twamafuti tumeza twa plaza ariko wanyu mugira ameza nkahe oya ako nzayagura to sinkora umva rero aba diaspora inshuti zanjye cyane cyane bari muri Michigan amafaranga mu abantu bagenda babwira ngo ndayanywera ngo nyapfusha ubusa uko munyohereje amafaranga nyabika mu bikoresho nabonye ngo waraguze n'ikibanza ibintu byose ungu umeze neza kose uri mu kibanza nagiye kukirambagiza sindakigura ariko nyuma y'imigiye ndaza kukigura mu minsi imbere ufite ikibanza ariko urabona akameza atari sawa ni sawa kabisa kandi ku iwanjye nabwo abantu birirwa bavuga ngo uri umusinzi baba nakubeshyera none se amafaranga badiyasi sindi kunywa fa
ushaka umaze iminsi uri kunywa fanta ngenda nakwiye urumva rero abagambo abantu bagenda bavuga amagambo barimo banyamabondo bashaka kunsenyera barimo banzovu bagenda babwira umugore wanjye ubugambo ubu si ibikoresho ko ngiye kubyuzuza mu nzu amakuvure naraguze bamwe ko naguze na matera y'abashyitsi se oya amaye ntumbwire ubu nzovu aramutse ageze iwanjye ni ukumucumbikira akaryama neza bakamugaburira naguze na matera y'abashyitsi wamagare dusaba umubaza nose abashyitsi bavuze ko nzovu utamushaka iwawe ngo nabangagira ariko ubu yaza uko ibikoresho uri kubigura oya yavuga iki ubu nta kintu yavuga ubundi impamvu natinyaga ko nzovu yaza iwanjye nuko nta bikoresho nari ndashyira mu nzu ariko kuva ibikoresho bimaze kuboneka ameza ahari intebe zihari ubu yaza rwose yacuruza iki nta kintu yavuga nta kintu yacuruza ibikoresho byo mu nzu ndabifite bihagije ubu n'abanyamahanga bagusura shimira sapoti yanyu shimira by'umwihariko Godfather Godfather yagufashije iki Godfather amafaranga yamereye Nyirabitanga Nyirabitanga niyo yambereye umwana mwiza ibikoresho hafi ya byose ubu mfite mu nzu niwe wabiguze yego haba kubera kuri matera haba kubera ku makuvureri n'inzu nagiyemo bwa mbere Nyirabitanga wayishyuye yahise yishyura amezi 2 direct yahise yishyura amezi 2 kumva rero amafaranga Godfather rwose yakusanyije yangiriye akamaro no kurongora umugore ngewe ndabanze gushimira by'umwihariko Godfather kuko niwe fondasiyo y'urugo rwanjye niwe fondasiyo y'urugo rwanjye Godfather rwose amafaranga wahaye Nyirabitanga yangiriye akamaro urumva kuko fondasiyo y'urugo rwanjye nari amafaranga ya Godfather n'abaterankunga bandi bagiye bateranya amafaranga bayahaye Nyirabitanga nawe ampera umubyeyi rwose ebana fondasiyo y'urugo rwanjye ni Godfather rero nuzavuga ibijyanye n'ibyo uvuga ngo abanyamakuru bose ntabwo ari abanyamakuru bose bakurya amafaranga harimo abatayakurya bande ntuzi nk'aba ba Godfather na ba Nyabitanga mbese Godfather ni umunyamakuru Godfather ko wapi ntabwo ari umunyamakuru ni umudiyasipora we yashyizeho gurupe y'abantu bagomba kumusapoti kugira ngo njye kuvurwa kano kamwe niwe wenyine se na Dekate ariko nawe yari yabivuzeho ni benshi ni abantu benshi ebana ndanabashimira n'abantu bakoze gurupe cyane cyane Godfather niwe wakoze gurupe bose bari abantu nibo fondasiyo y'urugo rwa bashaka ngo ujye kurenga usange Gatsiringo muri Amerika urumva abo bantu rwose nshimira Godfather ndetse na Nyirabitanga aba diaspora ubundi muri rusange bagufashije muri rusange kandi na n'ubu ngewe ndacyafite support na n'ubu baracyansapoti kuko ngewe urugo rwanjye ntago navuga ngo YouTube kuko udufaranga kuri YouTube bamahana nutwa agacupa nkagura n'agapantaro nkagura n'agakweto ariko amafaranga urugo rwanjye amafaranga by'umwihariko aba diaspora kabisa nibo bambere ariko n'abanyarwanda barakwikundira hari abanyarwanda bavuga ati yaka twamubona gute abanyarwanda barahari nabo bagiye bansapotinga baragiye bamamajana harimo ba Clapton harimo ba Nio Bosco ni benshi n'abandi bagiye batandukanye erega ufite abantu benshi bagukunda abantu barahari rwose abafaranda bafite mfite abakunzi barahari kandi ngiye nubwo hari abantu muri showbiz harimo ba Noheli harimo ba Nyamabondo harimo ba Metere Nzovu bafite gahunda yo kunsenyera Imana irahari Imana nsenga ngewe Imana irahari ntabwo bizabahiye ubona ari iyihe mpamvu abantu bashaka gusenya urugo rwawe oya bari abatipe urabona nka Nyamabondo urugo rwaramunaniye yarongoye iminsi 2 umugore arapakira arigendera Noheli yarongoye indaya bayimarana iminsi 2 indaya iricomokera kuko ntibashobotse ahubwo ngewe bashaka gusenya urwanjye barumva nawe barabona urugo rwanjye ngewe ruri gukomera ndi gushyiramo imbaraga umugore mufashe neza nta rushyi ntaki ngo naraye hanze ngo naraye mu gasozi mwaritse amagambo abantu muri gushaka kunsenyera ko bitazabahira mw'abantu na Nzovu inshuti yawe reka Nzovu we ni magambo kuko amagambo ya Nzovu yo ndamenyeye n'umugore wanjye yamaze kumwakira vuga ati Nzovu rwose niyamamagaye numva amagambo ambwira kumbwiraho
nkisekera gusa kuko Nzovu twamaze kumufita we nk'agapupi. Nzovu bwarashimishije n'umugore wanjye amukunda kubi, akimara kumuhamagara umugore wanjye ahita atangira akisekera, kamwumva amagambo agaseka. Nzovu we rwose Nzovu twaramwakiye. Nyamondo niyo mutarakira? Oya, Nyamabondo we afite umutima mubi. None se Nyamabondo umuntu ujya kuvuga ngo yambonanye n'umwana w'imyaka 16 urumva adashaka kumfungisha? Ngaho nyine je no mu makomenti abantu banditse baravuga ati mbabarire Yaka wirinde uriya mugabo, kuko uriya mugabo ashaka kugusenyera, akwifuriza ibintu byinshi kuko ari kugenda ahimba inkuru zitabaho. Nzovu we buriya ni byinshi avuga aba yabibonye, uretse ko nawe ntari ibyo agerekaho. Ariko Nzovu yambonye akantu nta nubwo ajya kuricana, wahita ahamagara madamu, afite nimero za madamu, ati Yaka ndamubonye ari kumwe n'indaya. Ariko Nyamabondo arakabije pe, Nyamabondo arakabije. Ariko banza yakubabaje. Hari ikiganiro yakoze umugore wanjye yakibonye, aravuga ati rwose ndajya kuri cano nge mwihanangirize apana kuza kunsenyera. Umugore wanjye nta nubwo yagendera ku magambo y'abantu bavuga, amagambo arayumva gusa akajyana n'umuyaga. Abafite gahunda yo kunsenyera rero ntabyo muzageraho, kuko umugore wanjye ntabwo agendera ku magambo, ntabwo bizabahira. Abantu bari kugenda bansebye mu nshuti zanjye ntabwo bizabahira. Ese bwari ubwa mbere ushinze urugo Yaka? Ni ubwa mbere urongoyeho? Nageze gutunga umugore muri Kongo ukwezi kumwe ariko nari nazengera, umunyu washize, amakara yashize, yagera ku gitenge none wanywa n'agapetisi wagakura. None se umugabo ntagomba kugira inshingano mu rugo nyine? Erega umugabo ara providing. Bigera bikanga iyo bakwirukanye mu Minisitiri ibyo bintu nibyo wibye amaturo kwa padiri? Ngo wibye amaturo kwa padiri? Njyewe se oya no kumbeshya. Kandi nasubona ari babivuze atabizi. Ngiye wambwiye ko wibye amarido, ntago wambwiye ko utibye amaturo. Na marido nibyo. Yaranafunzwe mfungwa amezi 6 mu miyofu. None bari kuvuga ngo na amaturo. Ntabwo ari amaturo, amaturo subwo amaturo wayiba wayegeraho. Kandi tari keretse warabaye muhereza ahari. Keretse wenda uri umuhereza. Ariko ngewe gusa ndashima Imana, Imana yamaye umugore mwiza utanywa kanyanga, utanywa urumogi, utanywa inzoga, rwose umwana witonda unyubaha. Kabisa buriya hari abantu bafite abagore hanze aha, ugasanga umuntu afite umugore, wafite icupa rya mitsingi nawe agafata irindi, washyiraho isigara nawe agashyiraho isigara, ugasanga inzu yose yabaye imyotsi. Nose mwese muje nuko wanshaka utanywa inzoga nanjye ntazinywa. Oya ushobora kuba uri umugore wanjye, wowe unywa inzoga uri umugore, ngewe nazinywa. Hari abantu babanye muri ubwo buryo, ariko ngewe uri umugore wanjye ukanywa inzoga ntabwo twabana. Ariko we wanyihanganira. Kubera iki se njye ngomba kukwihanganira wowe ntunyihanganire? Kubera ko uri umugore. Nose umugore ni ugomba kwakira ibice byose. Chef de famille. Kuri chef de famille. Mukuru w'umuryango. Nawe ugomba kugendera ku mabwiriza y'umugabo. Ugomba kugendera ku mabwiriza y'umugabo. Nibyo murambabwiye. Ntabwo umugore azahinduka umugabo. Ntabwo tuvuze ngo uhinduke umugabo, ariko nkuko wumva ibintu wabyihanganira, unako utabyihanganira ni nkuko nanjye ntabyihanganira. Iyo wumvise ngo umugabo nawe uri umugore, ubanza wumve n'iryo zina umugore umugabo. Banza wumve n'ukuntu binatandukanye, ariko mwebwe barababeshye ngo ni uburinganire. Yugo nyine nta gihe umugore azangana n'umugabo byanga bikunze, nubwo iki gihe musigaye mwariringanije kubera ibihe turi kugenda tugeramo, ariko n'ibihe bya kera ntabwo umugore gizangana n'umugabo. Uvuga umugabo yaratahaga yagera mu rugo n'abana bakikanga mu rugo bakavuga ati papa aratashye, bakagira ubwoba umwana waba usuzuguye nyina. Umugore akabibwira umugabo ati uriya mwana arananiye, namutumye kuvoma arabyanga, namutumye ibi n'ibi arananira. Umuhanda mwiza urumva baraje bahagarare. Yego reba kiriya kizongereza ikigusuhuje sha kizongereza ise nge mfite umugore ntuzongere kunyereka nge uzi ngo ndacyarangarira ikibuno mu muhanda. Nge umugore wanjye aramagije byo kunyereka ngo ibizongereza ingwa amabuno sinyigendera ku mabuno ndeba hano mu muhanda. Mfite umugore wanjye aramagije aranyuze. Ubona byose abyujuje kandi byose arabyujuje, ntabwo
amabuno mu muhanda ni menshi agiye atandukanye y'inzobe ay'urukara ariko njye umugore wanjye aranyuze ntabwo nyirangarira amabuno ngiye gukomeza unyibwira ukuntu umugabo n'umugore njye urabona ngewe kera papa yaratahaga wabuze uko wakoze ikosa mama yakurega mama nawe yaregaga kuri papa rero ariko n'undi mubyeyi w'umumama iyo mukojeje ahita akubwira ngo ndabibwira so kandi urumva rero papa w'urugo ari papa w'urugo hanyuma se umwana uburyo ashobora gusuzugura nyine ntabwo ariko yasuzugura se uretse ko abana b'iki gihe hari igihe uba ufite icyana cy'igisore nyoko wamukozaho urushyi igihungu cye kikagutimbagura da ariko nibyo kandi none abana b'abahungu akenshi bakunda ba nyina kubi abakobwa bagakunda base cyakora nanjye hari ukuntu njya nibuka kera nubwo njye ababyeyi banjye batakiriho hari ukuntu buriya papa yakubitaga mama umujinya ukanyica avuga nk'ubu mfite imbaraga papa nahita amugonda ariko kera ngira ngo gukubita byabaga ari ibintu bisanzwe si nk'ubu ngubu bahita bakubita kera abagore barakubitwaga na n'ubu hari aho bagikubitwa nanjye kurega se wenda abatagikubitwa ni aba b'abasirimu bari nko mu mujyi wa Kigali baba bazi ko basobanukiwe umukoro wo gato agahita ahamagara inzego za leta ariko mu cyaro hari aho bagikubitwa rwose hano mu nkengero z'umujyi na hano mu mujyi hari aho abagore bagikubitwa rwose agakubitwa kandi agaceceka akanarugumamo barahari da muri iki gihugu ariko numvise ngo hari n'umugabo ngo ukubitwa agaceceka umugabo ukubitwa se ntabwo aba akiri umugabo ariko barahari none se umugabo watangiye gukubitwa iwe urumva uba ukiri umugabo barahari ibyo erega hari igihe umugabo akosa nose nk'umugabo udaprovidinga ni hari igihe bamusibura bakamunyuzaho akanyafu undi munyuzaho akanyafu madamu cyakora hari abagore b'iki gihe usanga rwose ugasanga umuntu afite umugore akurusha imbaraga ariko si ubu nkawe waba uri umugore wagiye nkakosa ukankubita njyese izo mbaraga nazibona uretse kujya kundega kuri ribu cyangwa ukajya guhamagara abanyerondo nkawe ubwo wankubita koko dore we ikintu twapfa ni inzoga zawe ntutahe nicyo kintu twapfa sinahe we ntabwo utaha nicyo kibazo oya gutaha ndataha ariko mwe ujya mufosinga ngo sinahe niba ukimuvuga ngo yakanywa nata none se ubu naraje nanatashye hari impamvu zatumye nataha cyambere sindi umugore banagiye guhiga ugahiga ukararayo se banagiye guhigira urugo nshobora no kurarayo ibyo nta kibazo ariko wowe akenshi hari igihe uba uri mu nzoga ntabwo uba ari mu nzoga umugabo uko yarara hanze siko umugore yarara hanze mw'abantu mujye munagereranya mujye mufata uko umugore yarara hanze niko umugabo yarara hanze umugabo ashobora no kurara hanze wenda tuvuge wenda yanasinze ariko umugore kumva ngo yaraye hanze umugabo nta kindi ahita avuga iki tuvuga ko ubwo yaraye mu busambo nose we ntiyaba yaraye mu kazi we ntiyarara mu kazi utagira akazi nkanjye nk'ubu ngubu nagiye kuri tere mu ntara nkabura ukonze sinararayo ushobora kurarayo buno byaroroshye hano mu Rwanda umugore ashobora kuba afite akazi n'umugabo afite akazi umugore akagenda agakora benshi barizerana cyambere ni ukwizera navuze ngo uko umuntu ngo yagiye ngo bwagiye mubiri ntago uba umwizera cyambere rero hano ikintu mbona ni ukwizera ni umugore wawe ukamwizera niba wagiye agasigara agufitiye icyizere niba yagiye ukamugirira icyizere mugakora nk'abanyamerika ko muri Amerika nta mirimo y'umugore ibayo nta n'iy'umugabo ihari umugore iyo yagiye ku kazi umugabo asigara akora ibyo mu rugo umugore yaba yasigaye mu rugo umugabo akagenda agakora akazi bisanzwe nta mirimo y'umugore iba muri Amerika nta n'iy'umugabo ibayo niyo mpamvu usanga hano ingo zitamara kabiri baranasuzugurana usanga umugore afite amafaranga afite akazi umugabo afite amafaranga afite akazi bagasuzugurana niyo mpamvu uzasanga abanyamerika baviriya akaza gushaka hano kubera ko uwahana arasanga amurusha amafaranga amutegeka amwubahe cyakora ngiye mbabwire mwa bakobwa mwe muba muri Amerika umukobwa waturuka muri Amerika cyangwa umugore aje kunshaka ngo nuko ndusha amafaranga narangiza nsuzugura jamais
jamais de la vie amafaranga yawe wayareka hari umukinnyi uri mu Rwanda afite umugore we akina filime z'urukozasoni we washaka umugore ukina filime z'urukozasoni umugore nyine mukunzi afite akina filime z'urukozasoni ni umukobwa se aba hanze barabana nyine siko iyo bakundanye bahita babana se barabana hanze ariko bari mu Rwanda baje gutembera we wabikunda akina filime z'urukozasoni reka nkorohereza watereta indaya ukavuga ati ukayigira umugore indaya indaya ngewe ku bwanjye biterwa n'imyumvire y'umuntu nge sinatereta indaya kuko n'ubundi indaya kugira ngo uzayishobore yaramenyereye uburaya ngiye ku rwego ndiho ntabwo natunga indaya kuko indaya aba ari wa muntu wamenyereye gukora ku dufaranga tw'uburaya kandi akabukora ari uko yasambanye yaramenyereye kunywa inzoga urumva rero ngewe ntabwo namushobora njye nagize n'amahirwe nibonera umugore utanywa inzoga nicyo nshima Imana nicyo nshimira Imana nawe indaya buriya kugira ngo uzayikure mu buraya uyikipinge ntabwo uzi se bavuye mu buraya bakubaka umutunge sha ni 1%. ariko buriya kugira ngo indaya izareke uburaya yubake urugo sha ni bake ahubwo abenshi bavuga ngo nibo bubaka cyane ngo nibo bubaka ngo barusha utarirutse imihanda ngo buranga indaya ayo ni amagambo nawe ntabwo uzi indaya yamenyereye uburaya nose urajya gufata indaya imaze imyaka 10 cyangwa 20 mu buraya hari ubijyamo ukambwira ngo uwo nguwo ngo uzamukura mu buraya ngo yubake urugo ni amagambo y'abantu ngo aba yaramenyereye imihanda z'ikibi n'ikiza nk'uko udushyize mu rugo ngo ngiye kwihangana byananira kuruta indaya indaya akaba ariyo yihangana nta makuru mufite indaya akaba ariyo yihangana indaya yabuze byari none yaramenyereye ibyeri uzi ngo yaharako ngo ngiye bikangane urabona nk'umumotari umumotari aba ari umuntu wamenyereye gukora ku bifaranga bwa buri munsi indaya nayo ni uko iyo yayabuze arasara mu mutwe nk'ubu nkanjye na Nzovu kubera twamenyereye gukora ku dufaranga duke twayutse iyo nabuze n'igihumbi ku mufuka usanga nataye ubigenza gute wayabuze sasa rero indaya kubera ko yamenyereye gukora ku dufaranga twa buri kanya iyo yatubuze byanga bikunze aragucika hanyuma iyo wayabuze wowe bigenza gute waburani uri kuvuga ati sha amafaranga yabuze ndahamagara ni kwa kundi ngo wahamagara nkirwariza ngo ndwaye malaria mbabara unyohereze nka 2 naho ubundi kugira ngo indaya izareke uburaya yubaka urugo iyo ndaya ni 1%. barahari ariko ni bakeya ntufosinge ntabwo we nabikumvisha ngo bikunde njye ntabwo wabinyumvishe kuko nanjye indaya nazibayemo ndazizi z'uburyo zibayemo ni 1%. indaya yava mu buraya ikubaka ni 1%. genda hano korodoro urebe ukuntu bameze ubu bari kurwana buno mu gitondo ariko indaya byo zirarwana uzi ko yanagutera icyuma ariko n'ibimogi baba bafashe ibyo ari byo byose urumogi gusa se na kanyanga n'ibindi biyobyabwenge dore ngo baragukura abakobwa ntibazagusenyera abakobwa ntibazagusenyera yicara banze umbwira abakobwa ntibazagusenyera ariko se erega tumaze igihe tutabonana mba nkukumbuye umukobwa ni sawa madamu wawe ikiganiro arakireba muremure afite urukara rwiza inyuma ni sawa kandi aragukunda abantu bazadukoraho ariko uretse banze ibintu byo kubuzwi cyane byakira gute nurabura n'umukobwa akakubuza gutambuka ni byiza kandi ni bibi ni bibi se gute mbwira ibi hose ubonye n'abatwaye n'imodoka karabaje asante sana ubonye n'abatwaye imodoka ariko gusa ngewe ubu namaze gufata umwanzuro mfite umugore w'abakobwa bose ubona bansuhuza mu muhanda ngo turabafana njye nta muntu wandangaza namaze gufata umwanzuro mfite dusana kandi umukobwa akurangaje uriya mukobwa nagakurangaje urangaze yandangaza ariko nkahita nibuka ko mfite umugore nyikaro azuye kana mukobwa urakubwira ati ngewe nzana kwitungira
ariko tubane nawe urabikubwira nawe urabimbwira ariko ubu ngubu abonetse ubu byararangiye keretse wenda wabimbwira mbere narashaka umugore ariko ubu ngubu ariko mbere barabikubwiraga oya n'umuntu ugeze abimbwira nta n'ugeze avuga ati basi tubyarane kubimbwira ari uko nshatse ngaho usigaye babona umugore mfashe neza urabona n'akayobo ariko wanabaye mwiza urabona n'akayobo ukuntu Nzovu niwe ubomuraga ntabwo ari njyewe Nzovu nawe yarayanditse iri jambo bomora n'abakecuru bazi rero ngo kubomora abakecuru rwose n'abamama bafite inka iri jambo Nzovu yazanye mu bantu aseka wa mugani niba ari uko umugore wawe amaze no kukwita urabona ukuntu abakobwa bose bari kunyuraho bakarangara na mbere se bararangaraga mbere ko nari nsa nabi ariko urabona nk'umugore azi akayobe ukuntu sigaye nkarabira igihe urumva umugore abantu mw'abasitiri baterima shaka umugore ni ibya mbere nibyo byiza gusa nk'aba bantu bafite amafaranga impamvu badashaka abagore baba bafite amafaranga basimburanye inkumi impamvu badashaka abagore basimburanye abakobwa ugasanga umutipe aba nko muri geto afite umukozi umutekera ugasanga ku munsi asuwe n'abakobwa barenze 6 buri wese aza umwe aza undi agenda umwe aza undi agenda ikindi cy'abakobwa b'i Kigali nako abakobwa bari hanze hari ukuntu umukobwa aturuka mu ntara akaza nk'igisenyi wenda aje gusura yaka ukamusezerera ngo aratashye isubiye igisenyi agahita ajya gusura undi mutipe Remera yava i Remera ubundi akamusezera akamukubita itike ngo aratashye agahita ajya gusura uwa Kimironko akava Kimironko akajya gusura undi Kimisagara nuko abakobwa babayeho hari n'ababisikana ugasanga wowe ugiye gusura umutipe wavayo ukajya gusura undi mutipe uvuye kumusura nawe akajya gusura ahandi uvuye nose ari ikibazo ashoboye kubajera ushatse kuvuga nyine bose niba babona ibyo bakeneye icyarimwe ntawe uburizwamo hari ikibazo nose ari ikibazo babona ibyo bakeneye umva rero wa mukobwa we mbabarira nitahire nyura aka kameza kanjye nicyura aka kameza kanjye bifatiye no mu nzira akameza kawe se nzaza kubasura ariko noneho uzaze rwose ariko uzaze ko nawe uje kuri the moon ndakunda kumerera nawe uzana ibiro 6 by'umuceri yaka tubibare tuzusire muri ya video byari 6 byari 6 bya ni 12 kandi uvuze 6 ugura ka kilo 25 ariko nzaza n'iki noneho nzaza n'iki noneho burya uzana basi kilo 25 nzaza n'iki noneho urashaka iki nzazana ubu ngubu nuza kunsura uza kunsura yakumfata hose hari ikibazo yisikobo hari icyo bitwaye nuza kunsura ikintu nshaka uzazana ikisi uzazana icyo uzabona ntabwo iyo uri gusaba utegeka kayo ariko ko tuziranye mungu wanjye gusaba ntabwo utegeka gusaba umuntu atanga icyo afite uzazana iki sawa rero nzaza uzaza ngashimira abantu bawe bo nshuti bavandimwe bana abafana banjye mukomeze munsapotinge urabona ko mvuye kugura akameza ko mu rugo nta meza nari mfite ariko abadiaspora udufaranga banyoherereje nguzemo akameza nsaguraho n'agacupa ndabashimiye asante sana yo utaye agapfundo